Zamu! 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 Mike! Sikuja ryo taseje. Nambonye rusinziye ndavuga ati reka. Naje ngabanya kubaha cyane. Morning. Morning. Ngiye. Urangije ifata ufashe urugendo tu. Musuye mu mujyi se mu kazi. Ariko ntabwo ne gukangura ntabwo njya nkangura umusinziri. Kuko ndabizi igitose kuburyo kigorana kukibona. Okay. Nari urugendo rwiza. Thank you. Ahubwo we thank you. Kuko iminsi tumaranye. Watumye nduhuka kandi ibifaranga byawe by'ubuntu. Ubu ngiye gusubira mu kazi meze neza. Wabikoreye se? Nitwamuse ntabigufashe tukamarana igihe cyose amasaha ku yindi munota ku wundi segonda ku rindi. Warakoze rero. Narayakoreye warakoze. Kubwo ibifaranga byawe. Andi wayabonye rero. Ahubwo kucyonyeje amafaranga ntabwo nayemera ndayagusubiza. Kuma nta kibazo warayakoreye amafaranga. Nise twavuganye. Oya. Ntabwo ari twavuganye. Mike. Darushye kwa baguteza kare. Kamubwire. Sibyo. Nguri pe. Sibyo ndabona. Ntabwo. Iki. Ese ko yagunane kuvuga. Okay. Warakoze kuza mu buzima bwanjye watumye menya urundi ruhande. Ntari nzi. Ego. Sindi tarakoze gutuma nishima naseka muri iyi minsi tumaranye. Nubwo nta kintu nakoze ariko narasetse byibura. Rero amafaranga ntabwo nayemera. Gusubiza. Ndere nakore. Ntabwo ndi wiyemeye nanjye. Cyo niyemeje no kuba amafaranga twavuganye. Kandi iyo nemeye ikintu ngomba kugikurikiza. Sose zima mushaka kwisubira. Okay. Yafate azafasha mu bintu si byose. Okay. Sawa. Kandi nanjye nishimiye twamaranye. Urugendo rwiza. Ikindi kintu. Uwo mugabo ngo ni Yesu wawe na mama wawe. Azaguhe urugo rwiza, umugore mwiza, utarangiye. Bunyeze nkeneye kurusha ibindi. Ndikeneye buri mwana mwiza pe. Nawe yampawe nayishimye. Ubona amangiye mayaraba umugore muzima. Okay, gangubira ikintu mwaje. Ngiye tumaranye. Hari byinshi nakubonye. Sizimba bizera mu rukundo ariko gihe byambayeho biraba ndagukunda. Mike tambwa kwawe. Ubwo ufite ubwenge buzima bwo gukunda Maya wowe. Okay, tureke sinkubwiye ngo usubize umbwiye ko nkunda ubwiye ko niyumva. So ibihe byiza. Ibihe byiza nawe. Urugendo rwiza ubu njye kurya amafaranga y'abagabo hano bataye ubwenge. Sagigi. Kana yagni. Kuko habara gusa. Mwana ugira urugendo rwiza.
utware neza abagore baracyagukeneye. Ndyamye ariko cyambaza se turaforde Deya. Aisha. Yes. Aisha. Kurwisha ko nkanga genda umuntu umugabo ntabwo bangira. Okay, fine. Turavuga bwawe buri. Nge nawe. Mbere yuko turyama. Tujye gusoma iminota 5. Bakashitani mu izina rya Yesu. Okay, garuka. Ndahita ndara muri salo. I'm joking. Ndahita ndara muri salo. I'm joking. Okay. Come on. Nyine ukora amanishikira. Tukiretse ndagitekereza. Uyu ushaka kumanya. Tukiretse ndagitekereza. True. True. Nyine dirana ni true. True. Okay. Okay. Ni ikihe kintu cyagushimishije muri uyu mujyi wa Musanze? Musanze se. Ni byinshi hari ukuntu hakonja. Ariko ikintu nyine kinzi ibindi nuko twamenyanye. Kumva mbese imitwe. Ariko harimo n'akantu kabaje nyine kumenyana n'umuntu muzamana ibyumweru bingahe guhita biciraho dore ngiye kugenda ngiye gusubira i Kigali wacu. Abaje. Sinzi nuko tuzangira kubonana. Tuzahurira ese. Amenya ari biki tuzahura. Wowe nuzi Kigali ni wacu sibyo? Ukagira wita Gikondo. Hari aho bita Merisi ya mbere uzamba nta no mutara bahazi n'umunyonzi akase Kigali nta banyonzi bahazi haza abamotari uzahita ubaza ati kuri Barinako supply logistic ni he? Barinako bahita bagura ni inzigaragara. Okay. Kandi ryamye uzuza Kigali wowe ntago mbizi mbona uri Musanze wacu ni Musanze zimitara onsi zendo bitatu binyisha kabyereka kuva kazi. Zimya. Nubwira hise usangira amateka nanjye ndakubwira. Ako nyine mu nyuma turi kumeza nyine n'urugendo sibyo my wife. Okay. Rero nari nishimye mpora nseka iwacu turi abatunzi dufite buri kimwe. Byuka nkajya ku ishuri naba ntagiye ku ishuri nkajya gufasha nkajyana na mama na papa gufasha abantu abadafite ibyo kurya badafite ibyo kunywa abana babuze ko bajya ku ishuri. Numvaga nzakora cyane nkaba umukire kurenza na papa gusa inzozi zanjye zari gushinga ikigo inzozi zanjye zari gushinga ikigo kizajya zifasha abantu cyane cyane abana badafite uko bajya ku ishuri. Nasi nyine byaje kurangira gute kugira bisange n'abantu kumva mu rugo byari byiza. Nyuma mama na papa baje gukora impanuka bamara muri koma imyaka 3 bajyana mu Buhinde. Person. Bageze baje kwitaba Imana.
mara twe dufite banki, twe dufite ideni muri banki. Kumva byabaye ngombwa ko tugurisha imitungo yose bari twari dufite, turayatanga kugira ngo byibura abakuriye bari baze mu Rwanda tubashyingure mu cyubahiro. komeza umbwire none se warivukana nta wundi mwenda na barumuna bawe? Ifite barumuna wanjye umwe, nyuma rero bamaze gupfa kiriya yatujyanye mu rugo iwe. Kiriya yatujyanye mu rugo iwe, umugore we aratwanga. Amaze kutwanga ongera tujyana kumushuta umwana wa papa. Umugabo yanyitagaho kurusha nuko yitaga ku bana be. Imana izamumugisha. Akambwira ko ndi mwiza, gusa nawe yaje gusanga atari cyajya yarabikoraga kugira ngo mfate ku ngufu. What? Bisa ntabwo ari onkire wawe, nta onkire wagufashe ku ngufu? Yari umushuti wa papa. Nyine murumuna wa se bari? Nyuma umugabo yarambwiye ngo nceceke sinzagira icyo mvuga. Ndaceceka nyine kuko n'ahandi hantu twari dufite aho kujya, gusa kwihangana byarananiye ndahava ndagenda. Murumuna wanjye musiga aho ngaho, ntaje kumva ko yababajije aho ndi, baramubwira nabi ahita baragenda. Ubu sinzi amakuru ye, sinzi ahari. Ujya nkozi y'ibibi ikigabo y'igihugu kitagiganye mu buyobozi ngo bagifunge. Ubundi iki bari kugenda ukajyana kuri RIB cyaraguhohoteye. Nyuma yakomeje gufata abana ku ngufu bakiri batoya. Gute nyine utamujyanye muri RIB mu buyobozi akomeza kwangiza abandi bana? Ntaho nandi akugaye. Bikaba nk'ibyo tukabishigikira. Birangira bamufunze imyaka 25. Icyari kimukwiye. Sinanaho nta gakuru kawe ko mwana kamurumuna wa. Nakomeje kumushakisha. Kumuhiga ahantu hose, nkarara ku mabaraza, amayibobo zigashaka gufata ku ngufu. Nisaje gusanga muri kano kazi gute? Nkomeza gushaka murumuna wanjye mubuze, naje gusanga nta kintu nsigaje muri iyi si. Nta muryango, nta nshuti, nta muvandimwe. Mpitamo kuza muri aka kazi. Nsana kajemo arimo kwihurira. Kubera se gute? Ntabwo nsobanukiwe. Kwihurira gute? Wariyangiye? Waje kwihurira mu buhe buryo? Ntabwo ari amahitamo ya nyuma wari ufite. Nta yandi mahitamo nari mfite, kubera ko nta kintu na kimwe nari nshoboye. Yewe nta murimo n'umwe w'amaboko nari nzi kuba nkiri muto. Bashakiraga n'akazi ko mu rugo kakaharanira. Naragira amakanyirugara. Naje gusanga nta kindi kintu nakora njyewe. Pasana.
naho mandi hafi yawe nzagufasha buri kimwe ariko mayo wahisemo nawe ntabwo uri kwikuza hano hantu ntabwo ari abantu bari guhungira naje kwihorera ku bigabo bitagira umutima ntabwo ndi gusobanukirwa wihorera gute ubura ko ari ukw'Imana ku bigabo bica abagore bari inyuma basiga abana babo mu rugo bikaza kugura indaya naje kubisenyera ingo kugira ngo byumve uko biryana ibisasu bigoye amahoro byo nta mahoro bimaye pe amahoro nagira no kumva ko wenda umuntu wanjye yaba akiri muzima ibindi byose mu isi ntacyo bimara nta n'icyo bimbwiye wenda ahandi hantu uzabakora amahoro mama hari umuntu bavuga ngo atange amahoro nawe wamwisunga umugabo bita Yesu wiseka uzabigerageze birakora nyine uzabigerageze birakora wenda ari guhungira muri Yesu gahungira mu gakiza nyine mama ajya akunda kumbwira iyo urushe iyo uremerewe ugafata Bible ugasoma ariko bikoreye ku mutima ibyo bintu ugera ku byizera impamvu n'umuntu utabyizera uzabigerageze keretse ari mu nzozi naho mu buzima busanzwe ntabwo nabikora yari inama mama nawe yarashinga afata Bibiliya agasoma akaririmba izina rya Yesu kandi nimbona bimufasha we sinzi niba uko byizeye nawe uzajya Yesu ubyizeye ikindi umuntu nawe n'abakiriya buriya muzahura icyo nyine cyo cyama amahoro ibindi byose byose uzamugerageza ukamuzanira amazi boss. Petit frère. Ni byiza boss. Warabyibushe. Nzewe ubundi ibyo waryaga nari maze iminsi nabyo mbirya. Twagira ngo naragucura. Nari agiye fungura yawuzane mwe ibikapu bindi. Mama rari? Harahari muri salo. Boss, ese waratse ngo njya guhobera irindi rimwe ryonyine. Ubundi rero niyo mpamvu ukunda. Wanzaniyemo akajisi. Oya fata n'ibigati muyiza. Mami. Nari mwaranengetse uko ntari. Ubu twabikora ko. Scotty,
Mike kubera iki koko ukwezi kose ura ku iyo telefone utamvugisha wanagiye utambwiye kuko Mike kuki wabura ibintu nk'ibyo ngibyo Mike nta no gushaka ko yagasoni muri bana turi Okay Mike mbabarira gusa nanjye n'urukumbuzi ruba ruri kubintera pe basi mbabarira umubere umwomye nta no gushaka kuzuza uri Mike ariko nawe ibaza ibintu wakoze ugenda utambwe se ubwo basi wumvaga mbayeho gute Okay basi mbabarira umubere Mike ndagukunda naje niswe cy'uburyo utambwiye se tuganinde y'abakozi asi basi umfata umwemeze cyane we need to talk uri kure kandi niba abana ako mwana wa ukamara iriya minsi ibyumweru bibiri byose utampamagaye wumvaga ko mbayeho ni ntunakumbura koko ariko nagiye kuruhuka nagomba gukora phone kugira ngo nduke neza ariko shenge we mungu nuwasi namwe byari kabisa tekereza ko yareka ariko no mu kazi nta kuba mutiyo y'amugisha abavyeyi wowe shaka naje nafashe umwanzuro kigabo ngomba kujya mu kazi okay Zega papa ye mama Jose Mbogo ahubwo nyine impamvu murabizi ko mbakunda ari nyine biba byancanze nkabura ko nitwara ko mbakunda niba ari ikintu cy'inkoro ni ukwereka abantu nkunda ko mbakunda nuko ako ufite agacyo mu maso narajyanye ndahuka ndoga amazi mfite morale mwana wanjye ujye yarabishimye ndabakunda sinone murabizi nta abandi bavyeyi umuntu ajya agira nimwe bavyeyi mfite mwe nyine n'abakunda sinakunda je t'aime aussi mon fils je t'aime beaucoup et ta maman aussi t'aime okay merci beaucoup nizere ko ibyo wagiye tuvuganye watekerejeho neza nizere ko wafite igisubizo kimeze neza cyane kubyo twavuganye kiri kugiye kugenda ibijyanye urajya kwimutse twabonye byinshi by'ingenzi muri byo ibyingenzi twabonye bibi twabagiye ku makampani ariko mbere y'uko kampani ngowe ko tuzaba yes how is Tina siko babivuga ugasuhererwa I am just waiting for your answer papa mbiri reka mbenyere icyumba iyi ntambara sinzi